uyu munsi turashimira abaturage bubahirije uwo munsi. Ibi birerekana neza ko abaturage ba Butembo batemeranya n'ibyo bamwe mu banyapolitike bavuga ko abaturage bashyigikiye ihindurwa ry'itegeko nshinga, kandi ibyo si byo bibashyize imbere. Hafi aha muri Beni hamaze imyaka myinshi habera ubwicanyi bw'indengakamere. Nta na rimwe twigeze tubona perezida wa repubulika, guverinoma cyangwa abadepite bihutira gushaka ibisubizo byihuse kuri icyo kibazo. Uyu munsi aho kwita kuri ibyo bibazo, bazanye ubutumwa bwo guhindura itegeko nshinga. Twarisomye kuva ku ntangiriro kugeza ku iherezo, ariko nta ngingo n'imwe twabonye ibuza repubulika kurinda abaturage no kubaha umutekano. Abaturage bavuga ko badashyigikiye ihindurwa ry'itegeko nshinga, ahubwo bifuza ko guverinoma yibanda ku kubohora Goma, kubohora Bukavu no guhagarika ubwicanyi bukomeje guhitana abantu benshi. Uko bwije n'uko bukeye abantu baricwa. Twasuzumye imbuga za guverinoma, z'ibiro bya perezida ndetse n'iz'abadepite, ariko ntitwabonye ubutumwa bwo kwihanganisha imiryango y'abavandimwe bacu bishwe. Ni gute abantu bameze batyo bashobora kutubwira ko bagiye guhindura itegeko nshinga? Muri iki gihe igitekerezo cyo guhindura itegeko nshinga si cyo cyihutirwa. Buri gihe bamwe mu banyapolitike bitaye ku nyungu zabo bwite. Basize abaturage babatoye mu kaga, mu ntambara no mu bwicanyi. Abaturage bagomba kubimenya no kubitekerezaho neza. Abo mubona bagenda hirya no hino bazagaruka babasaba kongera kubatora. Mujye mwibaza muti, igihe twari mu byago no mu mibabaro barihe? Ibyo byerekana ko ibyo bakora babikora ku nyungu zabo bwite. Twanamenye ko hari bamwe bahawe inyungu kugira ngo bashyigikire uwo mushinga. Ikibabaje ni uko hari abashyigikiye umugambi bavuga ko ushobora guteza amacakubiri cyangwa gutanya igihugu. Bagomba gutekereza ku gihugu, ku miryango yabo no ku bisekuru bizaza. Ntitwifuza ko abazadukomokaho bazavuga ko muri iki gihe igihugu cyacitsemo ibice kubera ibikorwa by'abayobozi bamwe. Bagomba kwitonda, kandi vuba aha tuzabwira abaturage ba Butembo n'ab'uturere dukikije ko abo bantu batabahagarariye. Umuntu uri kure y'abaturage be kandi abaturage be bari mu bibazo aba ahagarariye nde? Mu gihe abaturage bakeneye ubufatanye n'ubumwe kugira ngo bahangane n'ibibazo bafite, bamwe bahitamo gushyigikira umushinga wo guhindura itegeko nshinga aho gushyigikira abaturage ndetse no kuba babashakira ibisubizo. Twebwe tugamije gushaka ubwigenge bwacu, nuko igihugu cyose cyacu cyabaho kandi kikabaho mu mahoro nta by'intambara. Aho gushyigikira iby'itegeko nshinga ntago ari byo byihutirwa, ahubwo nibabanze barebe kubaho neza ndetse no kugira umutekano kw'abaturage. Urwo ni urubyiruko rwo mu mujyi wa Butembo rwatangaje ko rutishimiye umugambi wo guhindura itegeko nshinga wa perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kuko ntago babona ko ari byo byihutirwa. Mu butumwa bwasohowe, urubyiruko rwahaye perezida Tshisekedi, abasirikare, abanyepolitike bo muri ako karere ndetse n'abari muri gahunda yo kuba bahindura umushinga w'itegeko nshinga. Urubyiruko rwabasabye ko
gufata imyanzuro ijyanye n'inyungu z'abaturage aricyo cya mbere no kubaha amahame ya demokarasi. Rwavuze ko impinduka zose ku itegeko nshinga zigomba gukorwa mu mucyo no ku bwumvikane bw'abanyekongo, murabyumva n'abaturage. Rwibutsa ko abaturage bafite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ku bikorerwa n'ubundi mu gihugu cyabo. Iri tangazo rije mu gihe hakomeje impaka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bijyanye n'ivugururwa ry'itegeko nshinga n'ingaruka rishobora kugira ku miyoborere n'ahazaza h'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi rero, nagerageje kureba ku basesenguzi ndetse n'abanyapolitike batandukanye. Uwita Bienvenu Matumo we yanditse ati, ndashimira cyane abanyekongo bose bitabiriye uyu munsi wo kwigaragambya mu mahoro binyuze mu gikorwa cyiswe Ville Morte. Ibyo yabyanditse abikuye kuhagarariye ibikorwa by'ubuzima buri munsi mu mijyi ya Kinshasa, Beni, Butembo, Kindu, Lubumbashi, Kamina, Kwilu na Kenge. Abaturage bitabiriye ku bwinshi ndetse bohereza ubutumwa busobanutse kuri Perezida Felix Tshisekedi n'abo bafatanya bashaka kunyuranya n'icyifuzo cy'abaturage. Kubera iyo mpamvu, Felix Tshisekedi agomba guhita areka umugambi wo guhindura itegeko nshinga kuko abaturage bawanze ku buryo bugaragara. Byongeye kandi, umuryango mpuzamahanga ugomba gusobanukirwa uburemere bw'iki gikorwa cy'ubwiyongere bw'abaturage mu guhangana n'uyu mushinga. Abanyekongo bagaragaje ko ndetse banabigaragaje ku mugaragaro ko batemera gahunda yo guhindura itegeko nshinga. Ibihugu bifatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birasabwa gukoresha uburyo bwa diplomasi kugira ngo Felix Tshisekedi areke uyu mushinga. We yasoje avuga ngo tuzongera guhura mu bindi bikorwa byo kwigaragambya biri imbere. Abaturage nibo bahora batsinda. Uyu ni umwe mu bakurikiye politike n'ubundi bakurikiye politike hafi ndetse hari muri Kongo. Murabyumva neza ko nk'umusesenguzi we aba yagiye areba situation ahantu hagiye hatandukanye uko ibintu bimeze. Mu bigaragara abaturage totally ntago bemera uyu mushinga wo guhindura itegeko nshinga, kuko bararira bakavuga bati nk'uko uyu muvandimwe muri kugenda mubona yabivuze we, wenda nagerageje kubasobanurira ijambo uko yavugaga, amagambo yavugaga. Hari aho yavuze ngo ese mwe baturage ba Kongo kuki mutatekereza ubuyobozi butatubaye hafi igihe twa turi mu bibazo? Abaturage bo mu bice duturaniye bagiye bicwa, ariko nta tangazo ryo kuri izi social media za leta twageze tubona rigihanganisha byibura abaturage. Ese kuki mutatekereza umunsi noneho uwo muntu wagakwiye kuba umutora kandi waramutoye ngo akwiteho gute noneho atakwitaho? Ukumva ni impungenge rero ku baturage. Uyu munyamakuru nabigarutseho, abaturage ntago bemeranwa n'iri tegeko cyangwa se n'umushinga wo guhindura itegeko nshinga, kuko urareba ukabona ntago leta yitaye ku baturage, ahubwo iyo isa naho iharaniye inyungu zayo bwite. Buri muyobozi wese ashaka inyungu ze ku giti cye. Rero bavuga ko
batabyishimiye kandi bo bagomba kurwanya umushinga w'itegeko nshinga wo kuba ryahinduka. Ubwo nuko bimeze rero, turakomeza tubakurikiranire se iri tegeko, uyu mushinga wo guhindura itegeko nshinga uraza guhinduka cyangwa se uratorwa n'ubundi. Ese nutorwa nibawushyira muri referendum bakaba batora bizarangira bite? Se abaturage baratora ku bwinshi kuba wahinduka cyangwa se barifata n'ubundi ntibabihindure? Ibyo nibyo dukomeza kubakurikiranira. Komeza gukurikira The Quick Times News kandi subscribe, like, share na comment, ubundi tujye tubana mu biganiro bijya bitandukanye. Mukomeze kugira amahirwe mu byo mukora byose kandi muhaye murongo.